Yes, bakunzi ba Eugene Official, ngira ngo mwamaze kubibona already, ndi kumwe n'umutaramo. Ubushize namuhaye ikizina kiremere cyane, yari yatangiye abibwira ko ari Rwamasasu, ndebye igihagararo nuko angana ndetse n'ibikorwa akora, mba ndavuze nti Rwamakompora, mvana hisasu nshira yikompora. Aka kanya rero mukamubona rwose muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba ku tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 tukatugarukanye already tukaba turi kumwe, bivuze ngo ni studio imwe ariko yahuremo amateleviziyo cyangwa se imiyoboro ebyiri. Ni Eugene Official, ni Numa TV Rwanda, ndibeshe si Numa TV Rwanda, Numa TV rero tukaba tuhise duhuza frequency kugira ngo tumanukane mu mirongo y'urugamba cyangwa se mu makuru y'ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aracyari hasi cyane, nubwo ari umunyamwuga aracyari hasi, munyarukiro munakore twasubscribe aracyari hasi ya no kurebwa cyangwa se mijyanye n'umuyoboro uri umunyamwuga ariko sheni iracyari hasi, aracyarimo arazamuka so gusanzwe bikora so hanyuma rero ubwo ni muzamuke mu by'ukuri gato cyane ureba twabaye ikaze, bari hirya no hino baragukunda by the way, genda mbibona rwose. Hano hari umuntu uri kumpa kuri operation, n'ubundi nahoze nkurikirana operation za Side Kivu, arimo aragenda yuzuza nyine operation kugira ngo ize yuzuye. Ngira ngo kare hari amakuru nari nagiye bagezaho menshi cyane ariko tutarabona icyo bita truth cyangwa se ukuri. So ni Numa TV na Eugene Official Rwamakompora. Urambona ute ndi muri filme? Aha, darinete ngo ni darinete ni dorona ngo oya ngo ni dorobindi kubwa. Cyangwa se ntaga kufiru ufite ya nambaye bakitaga kufiru. Ya. Ubwo rero bwana Masasu cyangwa se Makompora, ubu tuvugana mfite amakuru, nzanya amakuru yuzuye akomeye cyane kubadukurikiranye mu kiganiro cyatambutse tubabwira ibigendanye n'imirwano muri Side Kivu, cyane cyane muri Uvira ndetse na hariya muri bira bice n'ubundi imurenge. Abose hari byinshi twagiye tubabwira. Aka kanya rero ni munyemerere ari naho duhera. Dufite amakuru menshi cyane, dufite mu biri kubera muri Noro Kivu. Nabonye mu kanya mbonye ahantu hazo utegura, mbonye ikintu bita igifurumba cy'amakuru, biriya bitabo byose kabisime cyane bere Uvira. Reka duhite twinjira muri Uvira nkuko ubivuze Rwamasasu, duhite duhera kuri operation mu kanya gato cyane ikozwe. Iyo operation isize abasirikare b'abarundi bagera kuri 5 hasize ubuzima. M23 ihita inacaginga ibikoresho ndibuze kugenda, donc nge nabyo namaze kumenya biki, ariko ibikoresho byari byuzuye imodoka ni byinshi cyane, ariko byiganjemo amasasu, byibuganjemo nyine ibyo kurasa, nibyo byari byiganjemo. Iriya bibacaginze rero babivana ahantu hamwe babijyana ahandi, nabyo tugiye kubigaruka no inkuru ngira ngo duhereho. Hasize ubu turi saa 11:10, hagati ya saa 9 kugeza saa 10 nibwo iyo operation yari imaze gushyirwa mu bikorwa. Kuri uyu wa kabiri mu kanya gato kashize. Ni mu gihe izi ngabo zifite morale iri hejuru, nayo nabigarutso ziherutse guhabwa amafaranga, zimeze neza, zirimo kwataka bikomeye cyane. Agasomborotso umunyarwanda wacu umugani ngo kayirazamo uyu munsi, ariko bisa no harimo n'akagambane k'abarundi k'ingabo za FARDC. Byose bisa naho biri kutangira kugenda bihwiswa ku bijyanye na Joseph Kabila kava bati abasirikare benshi ba FARDC barashaka kugira ute kujoininga M23 kuko Kabila amaze kugira amahanga. Ibyo mvuga ntabwo uri kure y'ukuri, kuko ubwo naramba mu mujyi wa Goma muri weekend twavuyemo, namenya amakuru ko Felix Tshisekedi Chilombo n'abasirikare b'imbere bari hejuru. Ora abasirikare inzego ziraruta za Etat Majoro, abari muri Etat Majoro donc muri make benshi bazigiye kuba kuko Tshisekedi bitarenze ukwezi kwa 8 ashaka ku butegetsi. Ubwo rero ayo makuru
ntagiye wakirimo kugeza ubu n'abasirikare ba FARDC bakomeye bose bagiye kwiyunga kuri mu 23 ni ibintu biraza kugaragara vuba cyane biturimo kuvuga. Yes, reka no ninjire muri operation no sasa mu buryo bukomeye. Ndimo kureba hakurya narimba burarebamo ariko uze kugenda unamfasha kuko hari igihe umuntu aba ari gukubita cyane yihuta akagira utuntu aba yakwisobwamo ubwo bivuze ngo ubu bikurikira ariko tunari kumwe. Nuba ngo ini operation ubundi mvuze ko yatangiye kuri iyo saha yabereyeho naba mbeshye ni igikorwa kiba kimaze iminsi umunsi utari umwe urumva kuko ni ibintu baba bamaze guplaninga bazigiye bizasohokera ariko nono isa gushyirwa mu bikorwa byashyizwe mu bikorwa hagati ya saa 9 kugeza saa 10 mo hagati aho ngaho nuvuga ngo imodoka yari ivanye ibikoresho hano muri Uvira ibisapurayinze hara muri za Rugezi buriya hari kuberayo ibitero byinshi cyane babigaba kuri M23 natwirwaneho niyo bari basapurayinze ibyo bikoresho yari imodoka yo mu bwoko bwa Kamazi yari yikoreye ikintu bita minisiyo za minisiyo za mwenye ndaki ngo harimo amasasu ni ibintu bijyanye n'intwaro bari babijyanye ku rugamba kugira ngo zirangabo zifashishe kuko hari ku rugamba rukomeye cyane yaba ku ruhande rwa M23 barimo barajyana ibikoresho abandi bakarifosinga impande zose nyine bari kubikuba niko byubakitse. Iyi modoka rero yari ihetse ibikoresho indi ya convoy yari yiherekeje ariyo iri imbere bakimara kurenga hano muri Uvira bagiye nk'ibirometero 3 baje gusanga M23 yamaze kubarekinga yamaze kubitegura irangije izbahati ikintu cyitwa imvura y'urufaya rw'amasasu irabakubita cya kintu bitari ko ngo nugutwika batanu bari muri icyo kimodoka kinini cya Kamazi bagerageje kwirwana n'ubwo urumva barimo kwirwanaho nta waharenze bamwe bari imbere muri ya convoy na shoferi wari uyirimo bagerageje nabo gukavaringa iyo modoka y'ibikoresho bararasa ariko rubura gice nabo batangira kubakoramo barangije ubwo urumva batatu bari mu nabapfuye batatu bari muri convoy babiri bari kugenda inyuma muri iyo modoka yari ihetse ibikoresho bo bapfuye kare abandi bari gukavaringa b'imbere nabo batatu muri abo bakozemo babonye bagiye kwashirira ngo icyo bakoze no kuvamo akiruka kibuno mpamaguru abenshi bakabihuza n'ubugambanyi nabyo ndaje mbigaruke yego komeza banza umanuke mu area iyi modoka kuri ubwo bugambanyi mu kanya ibi bikoresho bakibisigiye iyi amura iyi munisiyo bakiyisiga ubwo urumva yo 23 nubundi niyo papasi yari ifite kuko nubundi kurasa cyangwa se guhashaduyi ni ibintu isanzwe ikora ntabwo igeze hanga nayo yabaretse baratibika wenda babakurikira kugira barenze batanahagara hafi ngo babarase ariko nyine intego yabo ya minisiyo gutibika nuko yabangira ingata uno mamaguru nuko yabangira ingata byasaga naho intego yabo bari bayigezeho icyambere ibikoresho bari babibonye bari bashaka ndetse niyo imodoka zigera muri 2 bari bazikeneze bari bazibonye zigomba kubafasha n'ubundi mu buzima busanzwe dukurikiye ashaka kwibaza uburyo abasirikare batanu bapfuyemo wendugiye kubigarukaho ariko izo modoka zikarokoka ntabwo bazitwitse ko basanzwe batwika ibitwa intwaro cyangwa se bunda byabo biremere byaragaragaye ubwo bakuragamo Kivu ya ruguru rabizi batwitse ibifaro byinshi kugira ngo ibi bintu bibaho gutwika nuko haba habayeho kunanira nubaje ikibazo cyiza nuko urugamba rosa naho rwamaze kunanira yakomeje kwihagararaho bikaba ngombwa ko bakoresha ya mbunda nini cyane y'umurengera ariko yes BM irasisirwa mu ntera ndende nayo iratwika ariko irasirwa mu ntera ndende abashobora kuba bakoresha nk'imbunda ya roncha 12 nayo ishobora kuzajya ikubita ikanyura muri kagenda ariko bashizo nk'izi mbunda za roncha zino zirasama kompora za rocket hano muri Goma nabonye nyinshi zirimo zirazihita zigishwanya guza ziratwika ariko byawe kurasa isasu rimwe kuri rimwe aduyi ntagorane ntabwo gutwika bibaho urumva bakeneye ko ibyo bikoresho bye birimo n'ubundi bagomba kubigeza iyo bari izo modoka nizo zigomba kubyikora zikabikomezanya iyo convoy buriya ikeneye no kuzajya fanda yigendera amagiye ku rugamba cyangwa se ari gupanga urugamba nta mpamvu ro kujya kuvuga ngo bagiye gutwika bene iyo modoka so imodoka babisigaranye noneho babandi bari kubikoresha nyine bo birukanse bayabanginga tubwo bagiye nka twadushwerire buri wese yaciye ukwe yarukuye amagara hari rero muri Uvira nko kubigaruka gato cyane hangane ntabwo ndi kuvuga ukuntu biri kuvuga ko byagambaniwe
mbere yuko ibi bikoresho bigenda bwana rwa masasu bakunze Inuma TV ndetse na Jeune Official mbere yuko ibi bikoresho bihaguruka amakuru aravuga ko hari umwe mu basirikare bafite ipeti rya majoro Major wari uri kuri lisa bagomba guherekeza ibikoresho ndetse akajya gufasha mugenzi we uri ku rugamba ni umusirikare wa FARDC ariko bitewe nuko hari ukuntu abarundi ndetse na FARDC batajya bumvikana n'ubundi babarapingana harimo agapingane FARDC bazarendo ndetse n'abarundi ntabwumvikane yageze nyuma nyine ngaravuga ageze nyuma ngarababwira ngazana ibintu bya motif umusirikare wo mu peti rya majoro aravuga ngo ntabwo ngo ari bujeyo ngo zajyayo ngo ikindi gihe ngo mbese azana amatakizo zo gutuma atagenda ubu tuvugana rero byatangiye guhwiswa cyangwa se mu gisirikare cya FARDC bakaba bari kuvuga ko uyu musirikare ashobora kuba ari wagambana ibikoresho yahaye amakuru M23 bityo bagasohoka muri uyu mujyi wa Uvira M23 ifite amakuru naho baranyura ikamenya naho bategere ambush ariko ku rundi ruhande uko mbibona ararengana birashoboka cyangwa se bikaba ari no kube anarengana uti gute nuwo hano muri umujyi wa Uvira bakubwira ko M23 yamaze kugezamo intasi ariko kuri none twanakura ko no muri FARDC bo ubwabo nayo ifitemo intasi ashobora kuba rero atari wagambanye wenda akaba ari na mugenzi we bakorana muri FARDC rero tukiraho ngaho ubutasi bwa M23 nagurajya kubugeranya nk'ubwa Felix Tshisekedi Chilombo kuko byaragaragaye ubwo umujyi wa Goma bawukuragamo n'ibindi bice Felix yarafite ubutasi buri hejuru cyane yarashuye amafaranga ariko M23 iratafite intasi arega rwa masasu nakenda kimbere umuntu yambariye reka nkubwire rwa masasu buriya ubu tuvugana niho handi bakubwira ko nujya kureba bazakubwira ko buriya umuntu wese ufite amafaranga uwo ngo burangwa ashobora kugutanga inama ahantu ikumvikana ariko umuntu udafite amafaranga ntabwo ashobora gutanga inama ngo yumvikane icyo bivuze niki ntabwo wagira inama umuntu nawe utarayigiriye kuba rero mu 23 ihora itsinda FARDC cyangwa se itsinda igisirikare cya FARDC ni ibyo ntabwo nta nushobora kujya gukora ngo agiye ngo gusesengura ngavuye ko bafite ubutasi bukomeye ntacyo bwabamariye iyo ngingo rero kurengera kuvuga ko M23 ifite ubutasi buri hejuru ntabwo byemera kuba ifite ubutasi buri hejuru kushubwa na FARDC irabufite nakubwira impamvu bufite irabufite ahubwo ikibazo nuko ifitemo abagambanyi ariko none ugasanga bose bameze nk'abagambanyi none se abo bafite ubutasi ibintu birimo ubugamba iyo ngamba irakwiye kuyifata mbere none se bana nibo ubutasi none se uyu musirikare umusirikare agambana hari manene uyu musirikare igomba kumufata mbere bakamufata uyu musirikare mbwira uyu musirikare yamenya ate ko ibi bikoresho yangiye iki kubiherekeza yangiye iki guhita herekeza ibikoresho y'abakongomani urabiza ashaka kuba yifitiye umwana ku ruhande cyayibere mu kabari afite mission bakamubura icyo nshatse kuvuga niki urabiza umuco wabona sibanga aba basirikare baraho akenshi no kugira ngo ibintu byose bipfe muri iki gisirikare cya FARDC kugeza ubu nge ntago mbona ko ari ubutasi bubi kuko hari n'uduce 23 ijya kugeramo babizi kiri bugeremo bakanavamo bagahunga ikageramo iri furi nta musirikare ukirimo baba babimenye burya bagiye icyo iki gisirikare cya FARDC kizana uzureka ngavugeho manze nkuzuza ejo undi naganiye n'umuntu muri Goma umuyobozi muri M23 ukomeye ambwira ngo ahantu henshi mu bice bigaruriye cyane mu ngero z'umujyi wa Goma bageraga mu basana abasirikare barimo umvaga ibaye mu kandi gace rero bagahunga rero none niyo mpamvu urugamba rwihuse none ukavuga ngo FARDC ngo nta butasi bagira barabufite ahubwo dore ikintu cyananiranye muri FARDC byose biri ku mutwe wa guverinoma cyangwa se wabo bafatanyije na Gisekedi kuko ikintu cya mbere bagiye bagongwa nacyo ni ubukene bwarabakoreshaga bugatuma bagambana bo ubwabo donc umuntu ushonje ukamuzanira ibiryo ushobora kumuhaza inzara yayikira akagira ibintu byinshi agufasha Musezo nayibwirwa mu kwa ya Olivier yabigiyani natunguwe no kubona muri Kivu y'Epfo Kavumu ijya kuvamo hari umunyamakuru gukora inkuru ngigisirikare cya Kongo n'abarundi ngo babazana ibyo kurya ngo ni inkuru ni inkuru none se si inkuru
abasirikare bahora bafite inzara ukabazanira ibiryo byahabonetse si inkuru ni inkuru ni inkuru kuri muri FARDC ni inkuru kugaburira umusirikare muri FARDC ni inkuru ndetse nakomeye cyane kuko burereka nkwereka impamvu FARDC urugamba rwagiye rubananira muri M23 nigeze kugira amahirwe ngana n'umwe mu basirikare ba FARDC batsinzwe hano mu mujyi wa Goma ari kumpa makuru ati mbwira ati ukuntu ushobora kujya kurwana n'umuntu mwewe mu gihe mucanya hano mutetse muri guteka kwa kundi batetse ibishimbo bagira bati ugasanga bari muri ibyo ngibyo M23 ngo ntibajya bamenya ngo yatetse ryari nta mwotsi bajya babonayo irabarikinga ikamenya aho batetse naho bari gucana ikabagabaho igitera aho hantu kuko bo ntibajya babona umwotsi ntibabona iteka bafite ibyo kurya bagenda nabyo mu bikopo abandi no guhora bacumbekeje iyo atacumbekeje ntarya mbwira ukuntu umusirikare ashobora kuba ari gutekereza kurwana no guteka ibyo bintu bihuza ari hano muri front line mu mirongo y'urugamba ari no gucunga tejo ndarya nte none ikindi kiriho organisation mu gisirikare mbwira ukuntu wajya mu rugamba ufite umugore n'umwana muri kumwe mu defense babatatse wabanza kugira uti narabyerekeye cyane muri Mogoma imizindaro imiziki radio ariko n'umucakongomani jondi ahantu hitwa Karehe za Karehe nasanze abaturage bifite imizindaro umuziki mwinshi cyane umuziki nta batawukunda rega nawe vetura barawukunda kuko n'abakongomani ahubwo dore ikibazo kiri dore ikibazo mbona mu gikomeye cyane nukumenya ngo ikintu kirakora mu gihe ryari ni ryari bigomba gukora urajya kuzana umugore mu rugamba wabuzi y'umujyana ngo ajye gutura basi nukenera kugira ujye kumureba mu masaha atari y'akazi ujye kumureba niyo wamushyira hafi donc abanagomba kuba kure n'urugamba kugira ngo wumve ko atekanye kuko ntabwo wajya gutanga umutekano ku baturage udahereye iwawe mu rugo udahereye iwawe n'abana sibyo muri mu kive anzunze imene kive abanyamazuru basirikare babamo ba Kongo none ikindi rero FARDC nabo Kongo ubutegetsi bwa Gisekete muri ese turimo wazana wo mwashakanye mu bandi bagabo nk'ijana nibibazo ibyo abakongomani nibyo ndimo ndavuga none rero bikosa rya guverinoma ntabwo umuntu wajya kumubwira ngo ajye gushaka umutekano ne nta mutekano afite uramutuma gushaka umutekano ne ntawe afite umutekano akena umutekano wo munda akena umutekano w'igifu akena umutekano wo gukemuza ibibazo umuryango we b'abakongomani ibibazo byiwe mu rugo abanza umusirikare wa Kongo ushaje imyaka 17 afite umugore afite n'abagore batanu yasize mu bice bitandukanye iki ni ikibazo cyatangiye kera kuko bure ngo umuntu bita ngo ni mputu sesese ko ku ngwendo wa Zabanga bure ngo ningo wajya guheba basirikare bati wewe usonza gute ufite imbunda bita ngo ni muzehe wa Zaire marishari kama kwari mararugaruga narimo arumva yasatira mikoro ariko nyine kiganiro cyaryoshe so aha rero twahavugaga turi kugira ngo tubabwire izo operation zabaye nuko byakozwe ariko ugasanga mu byukuri ni ibintu bidasa naho bitunguranye cyane nivyo Eugene urugamba rakomeje amakuru hari nkuko mwakomeye kugenda mu bigarukaho kuri Eugene official ndetse n'Inuma TV twabigarutseho cyane Uvira yarangije kwigirwamo nayo 23 kera bagezemo kera ariko intasi za 23 ziragenzura birabice mwibanga rikomeye gisigaye ejo nayo biragarwa mu kwaya biye hari amasezerano agiye gusinya ntabwo ndi buyatindeho kuri Eugene official amakuru mfite mu masezerano namara kurangira Uvira ko kanya n'ibindi biti ikinshasa tayari baracyari mudoha baracyari kuganira ariko nanjye mu byo ndi kugenda ndakurura reka ndetse kubivuga batagira ngo nayaje reka twe tubyihoreye reka ntabwo uri kureba ndi kureba rwose ndimo ndareba marinete niba nayatangiranye ngomba kuyasozanya ntabwo ari maramvuna urumva hanyuma rwa masaso rero nta rwa masaso nta rwa mukwa bose ni bamwe amazina yose arajya kwitiranwa nibyo navugaga tuve hano muri Uvira makuru ni menshi cyane tugumye hano Uvira hakurya muri Uvira tukaza mu birombe y'amabuye ruguru hano muri Kivu ya ruguru reka duhite duhera hano muri Warikare irashinjwa kwivugana abaturage 21 kwezi kwa Gashyantare nyuma y'imiryango ya Amnesty International Human Rights Watch ahivugiye ko
hari abaturage barenga hamwe n'abasirikare 3,000 bishwe ubwo umujyi wa Goma wafatwaga tariki 27 Mutarama. Kuri uyu munsi wa none kuri wa kabiri Human Rights Watch yongeye gushinja umutwe wa M23 kwivugana abaturage 21 ababishwe ngo mu bihe bitandukanye ariko umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ibi abyamaganye mu masaha make cyane avuga ko iyi miryango ishingiye ku kinyoma ndetse ngiri gukoreshwa na Tshisekedi ngakwiye amafaranga menshi cyane kugira bigerageze gusebya no guharabika umutwe wa M23. Ni byatangajwe na Human Rights Watch. Yego. Ni raporo yasohotse uyu munsi. None se ayo makuru Human Rights Watch yayakuye? Ifite ubutasi ngo bamazgiye bazenguruka ko bavuga ko kanze ndebe neza cyane uduce bavuga ko twaberemo ubwicanyi. Nabonye ahitwa Katindo. Katindo sorry. Nguna hano M23 ngo yagiye rwose yivugana abasore batari bake ndetse ubwo bakoraga ama operations cyangwa se barimo gukora byo couvre-feu yebye. Bo ikintu kimwe reka nkubwire abaturage cyangwa se insoresore zigera kuri 3 ngo zanze kujya muri 23 23 yakubisura ikintu reka iki kintu tukigaruko tunagiha umurongo twite twigira muri warikari sibyo rwa masasu nukuvuga ngo ibyo Human Rights Watch yavuze byo kuba hari abantu bagera kuri 21 bapfuye nibyo kuko ntekereza ko amakuru abayakuye hano mu makuru wa Rouge ayagenda n'ubundi ashinguriye imirambo sibyo birashoboka ndetse kuba ari abishwe nayo mu 23 koko Swati bashobora kuba aba FDLR bagiye bafatwa cyangwa se kwakundi ngo umujura bamuhagarika kanga kwiruka bakamurasa akanga guhagarara sibyo ikindi cyangwa se akanagerageza kubarwanya bakamurasa kurwanya inzego icyo gihe rero Human Rights Watch yo izazivuga nyine ko yishwe umuhanda uva mu mujyi wa Goma werekeza Sake gato yakeshe rukomereza Masisi ubwo nukuvuga ngo ni mu bambiro muri Goma ubwo nura muhanda wa mu bambiro gasengese isa kuva ku isa 3 z'ijoro uzamura kugeza amasa isa 8 wari kumanuka insoresore ngo zivuga n'ikinyarwanda umva ni benshi gatega hariya ngo umuturage wari wese abi imodoka kingo bakayambuka bakoresheje imodoka arega njyewe intwaro imodoka n'ibiki njyewe nejo niyo narindi maze iminsi nindi gukora y'ibiganiro hariya muri biriya bice abaturage iyo muganiye bose kubwira bati mudusabire M23 nibura baza ni defense hano haruguru gakeye kubera iki nyine nuko nguko imeze namabandi rero kuvuga ngo M23 ngo irashinjwa kwica abantu 21 bo ntabwo ndi bujye kubihamya kuko nari impari ariko byanashoboka ntabwo wari uhari ari amabanda ariko Human Rights Watch kuko ntabwo abambaye bya gisirikare imiryango mpuzamahanga nawe nuri umutura gusanzwe bageze we ntibabura ibyo bavuga imiryango yagiye u Rwanda ibirego byinshi ibihugu bitandukanye ariko none iwabaho imiryango iturukiye za Amerika n'Ubwongereza na hehe ngo bajya bagaragaza ibiberi wabo mbo ni amaraporo twagiye tubona menshi asohoka abasirikare cyangwa se abantu 21 bapfuye sigitangaza hano ariko kubera imirwano bigarugarutseho baba amabandi twabonye harara amabandi menshi bigarutseho ari guhungabanya umutekano iyo za Kicanga na hehe araza mu masaha y'ijoro akabaza kwambura abaturage none umusirikare uko burinzi na gufata ugashaka kurwana nawe na twatubunda bari gushyira muri bote cyangwa se bakambara mu gikoti ntaza gukubiturwa umutwe yakumena ibyo nta gitangaza kirimo gusa ni imiryango nayo yakoreshwa na Tshisekedi kugira ngo nabo bakurema akaryo ndi kumwe na Rwamukwaya ku munsi w'ejo yambwiye uburyo abayobozi ba Kongo batangiye guhunga barahunga sha imiryango n'imiryango amazu y'Iburayi na he kuko bari kubona ibigiye kuba asa kwisabagiye kubakura muri bira n'ikicasa baravamo urarimenye ibanga hanyuma rero tukiri hano muri Kivu y'Amajyaruguru duce cyane duhite twirukira muri Warikare ubu tuvugana ngo ubwoba ni bwose kuri izi ngabo ndetse n'abaturage bari hano muri Warikare kuko ngo hari amakuru ari guhwihwiswa ko M23
ngo yaba yamaze kwemeza ko igiye gufata pinga. Nahoze mbona ibinyamakuru bya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byandika biri ku ruhande rwa guverinema, byandika bivuga ko ngo ubwoba n'ubwose ngo ikikango ni ikikanga abaturage ngo batangiye guhunga bava muri pinga ngo bitewe nuko ngo M23 ngo ishobora kuba ngo igiye gufata uyu mujyi wa pinga. Ni umujyi ngo harimo ikibuga cy'indege cy'akayerodrome cyifashishwa n'ubundi ku ruhande rwa guverinema, bazana ibikoresho bakabimenaho bakabimanura n'ubundi kuri front line cyangwa se ku birongo y'urugamba. Araro naho urumva ntabwo ibintu byoroshye, amakuru yaba ari menshi jene. Gusa ikiriho ku bakunzi ba M23 cyangwa se M23 bo bakomeje urugamba ariko baragenda gake briefing wakari wari mumbwira off mic buryo ngo watumwe no kubona Kabila asanga bo bitinyeshyamba abasanga nk'umuntu ayoboye ibintu biba bicanganyikishije abantu isi iyobowe mu buryo buri politiki uriya no kubizera abizera Imana ni Bibiliya ni politiki ni ibitabo byose bitagatifu bivuze ngo ushobora gutungurwa isaha ku isaha habaye ikintu kidasanzwe ahantu hariho hose n'ibi bihugu ubona ko bikomeye ibintu bigenda so ubwo rero M23 ikomeje gucunga ubusugire bw'ibice bafashe irimo barabirinda ariko isaha ku isaha byahinduka da byahinduka burangiye nabonye ibintu bya politike ni ibintu byo kwitondera. Ushobora kurwana y'amasasu ukayitsinda ariko warangara gato kuri politike bikaba biranze kurwana bikomeye. Tekereza ko Uburusiya na Ukraine ntabwo yari izi kurwana kugira ngo yihagarareho yemere Putin ko abagabaho ibitero, bumva ko nabo urugamba end time barutsinda. Uburusiya bwahagurukiwe n'ibihugu byose isi yose babaviraho indimwe. Hari umuturage w'Uburusiya wigeze ubona yamagana ibitero by'Uburusiya muri Ukraine? Reka hari umuturage w'Uburusiya wabona kuri mikoro yavuga ati intambara imeze gutya. Reka ikinirwa hejuru, intambara biri hejuru nyine ugasanga rimwe na rimwe harimo n'inzira karengane nyine ziri kugenda zibigwamo ntibyabura niko bigenda mu isi. Ubwo rero utsinze undi mu mpande zombi arakubirandura cyane rwose. Nyine ubwo nuko biba bimeze nuko, ariko ahanini cyane urwanira ukuri niwe ugira utakanini niwe birangira n'ubundi atsinze. Birangira atsinze. Ubwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amasezerano garutseho yo kugirana na leta ya Kongo ruko kwezi iba nibuka neza hagati ya tariki 6 cyangwa se tariki 9 y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo, ariko amabuye akazatunganyirizwa mu Rwanda. Nyuma y'amasezerano nibwo turi buze kumenya Kabila kamabuye hawa Amerika araza gukora iki muri Kongo. Wari umuntu ukunda imitungo, uzi ko afite n'imitungo myinshi uzi bikuye afite haraza amasisi, afite igikuyura kigenda amasaha 2 imodoka yihuta ariko niki ngo abantu ngo buranga afite abantu bagikoramo basoresha nyine bagenda basoresha abantu barimo afitemo inka n'iki byose bahinzemo bose abagenda asoresha kandi n'ubutaka ngo yigure. Nagerageje kuba wenda yashobora kuba yarabufashe nk'uwahoze ari perezida, ariko numvishe ngo n'ubutaka yiguriye, nta muntu n'umwe wo kumukurikirana, nta muntu wamutesha umutwe rwose, n'ubutaka yiguriye. Barugurana kwa Mama Olive ugera Kinyogote. Hari n'ahandi numvishe ngo afite ngo hari ahandi hantu numvishe ngo afite parike, niba ari Lubumbashi niba ari hehe parike irimo banasura rwamukwa biranze pe. Aha afite ngo mwegereze mikoro ni hiri. Ubu ngubu amafaranga ari gusohoka ni uri kuyahe bari ku Gisekedi nawe ari kuyarya usibye n'ibyo ngibyo harimo ni parike yuzuyemo imbogo ibiki byose birimo ariko harimo n'urwuri rwamo inkoko, izo ntare zigomba kurya. Urumva ko inkoko 900 ku munsi n'ariko zigomba kurya ngaho, urumva ko uyu mugabo yarateguye. So rero amagi 5,000 buri munsi nka data amagi 5,000 no musapuraya mwiza uyu mugabo niwe wavuye ngo ni umuhinzi mworozi, naho abandi twese ni ukumukurikira tujye tubyemera.
na ariko na Neva ngo ni umuhinzi da kuri Jeune Official ariko uyoboke n'uw'amaboko byose ni ukureba ahantu hose Rwamukwa twasoreza ahangaha Rwamasasa n'Rwamukwa yarahari bose ntwese we ntizasi hageze oya mwese muri ba Rwamukwa Rwamasa niriwe he aha reka tubyihorere none se uko ubyumvishe arabashiti bagikora kuvuga ngo nuguhekenya no gutamira sha tujya tubona umwanya se sha wo guhekenya cyangwa wo gutamira gusa abakunzi ba Jeune Official amakuru yo ni menshi ubwo ikiganiro bagiye kukibona nibyo ko Uvira abakunzi ariho kukibuvira Nsoza umaze igihe ukora kuri izi nkuru Uvira nyine Uvira uyirebye nge ndayigereranya ndabona kuyiga bimeze nk'uko Goma nabonye bayiga nayo byafashe igihe kirekire ku rundi ruhande ariko hakaba hariho n'ibiganiro biri kuba bitaravamo umusaruro ngo kugira ngo bamenye ngo biherereye he ibi biganiro biri kuba idoha nabyo biri gutuma nyine akazi katarangira va nk'uko babyifuza ariyo mpamvu ndi kuvugana bigenze nabe wabona hari ababasubije babasubiranye inyuma byagenda neza ukabona n'ubundi harahise havamo gusa amwe mu makuru mfite nuko hari abari kuhategura n'ubundi ngo ibiganiro biri hafi kuba byajya ku musozo bikarangira ubundi tukabona final ya hari ahantu ngabo z'abarundi hari nazo ngo ziriteguye kurwana ariko urukumva batangiye kujya bazikora utuntu tw'utu operation ukuntu nibyo rwose kuko Burundi butarwanye ku mujyi wa Uvira ibindi bice byose bizavamo umuntu witwa Neva yakoga ari magazi akogagaramye ko Uvira niramukivuyemo tayari n'u Burundi ya 23 zabufite wa mikono wenda tuzicara dusesengura Uvira ni hanuki cyangwa se turebe Uvira kuki yatinze kuki twifatira umwanya kabura sezeye rero dusoza duhinira hanga ntabwo dusoje turahinnye turacumbitse nejo turagaruka mu masaha imbere rwose mwakoze kubana natwe rero na makuru yo nakagaruka tuze gusubira amandi masaha wakoze cyane ngo amasaha wakoze cyane ukomeze gukunda Jeune Official ukomeze rwose mu ni Numa TV abantu baragukunda n'abantu banje cyane ukora kuri izi nkuru ubwo nabakunzi ba Numa TV mukomeze mu turemere niba utarayisura kora subscribe yendo researching rwose ibihe byiza asante sana Rwamasa asante musore wanjye all right tsinda roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.